C'est ça. Zani wowe. Guma aho ngaho ndaje. Alright, iyi ngiyi rero bamwita coach mu bantu bakomeje gukurikirana inzira y'umusaraba. Ubu ngubu rero coach yakomeje kugaragaza uruhare rukomeye cyane, yakomeje kugaragara ko ari umuntu udasanzwe, yakomeje kugaragara yuko ari umuntu w'intwari, yakomeje kugaragara yuko ari umuntu wanga amanyanga, ni umuntu wanga amanyanga kabisa. Coach rero twabonye yuko ari inshuti ikomeye cyane, inshuti y'akadahwema, inshuti nyanshuti ya Kanyana ndetse na Iribagiza. Coach rero akaba amenye amabanga yose, ubu ngubu ari mu bantu bamenye amabanga ya Rugema ndetse na Nyiranambara na Fabiola, ari mu bantu bamenye amabanga. Niwe muntu ugiye gutuma ibya Iribagiza byose bigenda neza, agiye gutuma Iribagiza yongera gutuza, agiye gutuma Iribagiza yongera guseka, agiye gutuma Iribagiza we ubwe ku giti cye yumva yuko hari abantu bamushyigikiye binyuze muri uno mukobwa. Rero coach kabisa arimo aragaragara nk'umuntu mwiza cyane, arimo aragaragara nk'umuntu mwiza cyane, ni nkaho ari we ugiye gufatira runini Iribagiza mu kugira ngo yongere abe umuntu muzima, yongere abe umuntu wagira ikintu akorera Iribagiza kugira ngo Iribagiza ave muri iriya curaburindi. So muri kumva rero uyu nguyu coach kuba amenye bidasubirwaho, kuba agiye kuba yabwiza abantu ukuri, kuba yabwiza Iribagiza ukuri, ibyo byose yamenye akabishyira hanze, akabishyira ku karubanda, akabishyira ku mugaragaro, biraza gutuma Iribagiza hari ikintu kinini kiri buze kwiyongera ku buzima bwe. Muri kumva rero kuba uyu nguyu amenye byose akaza kuba yabishyira hanze ku mugaragaro, biraza gutuma ubuzima bwiwe bwose buza gusevingwa, buraza kuba ari ubuntu butangaje, buraza kuba ari ubuntu butangaje kabisa Imana imushyiriyemo mu kuba abinyujije mu kuboko kwa coach. So rero uyu nguyu coach akaba nanone yiyongereye kuri uyu nguyu Mama Kanyana nawe wari urimo araplayinga role ikomeye cyane kugira ngo Iribagiza yongere kugaruka muri mood, yongere kumva yuko ashyigikiwe. Ese coach biraza kugenda gute? Araza kumena amabanga cyangwa ntago ari buze kumena amabanga? Ubu ngubu rero nibwo tugiye kureba coach umuntu wa nyawe, nibwo tugiye kureba coach uwo ari we, nibwo tugiye kureba coach niba ashiruka ubute n'ubwoba, niba ashobora kwihagararaho agafata umwanzuro agakora igikorwa cyananiye abandi bantu. Ibi byose nibyo tugiye kureba kabisa. Mbasaba kutajya hirya y'ino televiziyo murimo murakurikirana, nimujye hirya kabisa, dufite byinshi byo kuganira kandi byiza. Gusa mube mukora subscribe, ngira ngo murabizi neza, iyo ukoze subscribe ntago wongera kujya utayipinga cyangwa se wandika muri mashini cyangwa se wandika muri telefone ujya kureba abantu ngo ukunda barimo baragaragara muri ino filime. Uhita ubibona iyo wakoze subscribe, uhita ubona akanotification ukagakandaho, ukahita none ubona update, ukahita ubona episode tugezeho, nawe ukahita wirebera. Ikindi ni ugusharinga inshuti n'abavandimwe, nyabuna inshuti muvandimwe w'ino filime inzira y'umusaraba, niba uzi ko utarakora utarasharinga inshuti n'abavandimwe nabo basharinge, baze birebere, baze bakurikirane ino filime nziza, kubera ko tuba turimo turiga ibiganiro byiza, tuba turimo turiga ibintu byatugirira akamaro. Niyo mpamvu rero tuba turimo turabivugaho, mutagira ngo ni ugushishura cyangwa se ni ugukora ibiki, ni ugukora ibindi bintu. Wapi wari kugira ngo twige kandi tunamenye, tunashyire mu bikorwa ibintu bidufitiye akamaro, ibintu bidufitiye umumaro. So ikintu rero nababwira ni
ukuguma hafi kabisa, tukareba ese coach biraza kugenda gute, biraza kurangira gute nyuma yuko amenye aya makuru, ase agiye kuyabyaza umusaruro cyangwa. So mwandike muri comment rero niba mubona coach aya makuru agiye kuyabyaza umusaruro, mwandike muri comment uvuge ati yego agiye kubikora cyangwa se ntago araza kubikora, kubera ko mwibuke neza hari abandi bantu bagiye bamenya amakuru ariko ntihagira ikintu bayakoresha, harimo nk'umukozi wo kwa Rugema azi amakuru menshi cyane ariko ayo yagiye atanga ni makeya. Hari abantu bakomeje kugira ubwoba bavuga ati menya amabanga y'abandi, nisyanukije nkoze ibingibi, nyamara yari kubivuga bikagenda neza. So mwandike muri comment rero niba muraza kubona uyu nguyu coach atari muri ino class y'abantu tuvuga baba bafite ubwoba badashobora gutabara ubuzima bw'abandi bantu bitwaje yuko ngo banga kuba injajwa. Hari abantu bavuga ati njyewe aho kugira ngo mvuge biriya, aho kugira ngo mbe injajwa nakituriza, nakicecekera, nakemerera neza. Hari abantu baba bameze gutya, abantu batekereza ibyo bintu, ariko nyabuna niba uzi ko ubona mugenzi wawe ahohoterwa, ukabona umuntu urimo uramuhohotera, ukamenya n'uburyo yabigenjeje, nyabuna gerageza utangaza amakuru, kubera ko nawe ari igihe byazakubaho ukavuga ati koko nabuze n'umuntu ubimenya ngo ambwire uburyo nakitwara. So niba rero nawe uzi umuntu ujye uhemukira undi, bishyire ku karubanda, bishyire ku mugaragaro, kubera ko uyu munsi niwe, ejo ni wowe, mubyibuke neza. Niko bimeze kabisa, ubuzima burazenguruka, ejo ni wowe, uyu munsi ni njyewe. Niko bimeze, niko mu buzima bigenda, niko bigenda kabisa. So rero coach tugiye kureba niba araza kubivuga, niba araza kubishyira ku karubanda, niba araza kubibwira Iribagiza cyangwa se akabibwira uyu nguyu musaza wa Iribagiza. Gusa bino bintu biteye ubwoba kabisa. Dutegereje kubona ese uyu mugabo Rugema aramutse abimenye, byagenda gute? Cyaba ari ikibazo gikomeye cyane. Rugema aramutse abimenye amaraso yameneka hano abantu benshi bapfa. Mwibuke ko neza afite ubushobozi, akora mu nzego z'umutekano, arakomeye cyane, arakaze cyane. So bino bintu rero abimenye, icyo nzi cyo Rugema ndetse na nyina Namba na Fabiola bahura n'isangano, bahura n'ikibazo gikomeye batabasha kuba bakikuramo. So reka dutegereze rero uyu nguyu coach ko hari ikintu agiye kuvuga, ko hari ikintu agiye kubwira uyu nguyu Rurangirwa cyangwa se Iribagiza, bikaza kugira ikintu bitanga, bikaza kugira umusaruro, bikaza kugira ahantu bikura Iribagiza mu bijyanye n'ubutunzi bwabo cyangwa se mu bijyanye no kwibuka, kubera ko icyo coach ari buze kuvuga icyo ari cyo cyose kiraza gutuma uyu nguyu Iribagiza yibuka, kiraza gutuma Iribagiza yongera gusubira mu by'ubutunzi bw'iwabo, yaba ari amazu, yaba ari ibibanza ndetse n'ibindi byinshi cyane bigiye bitandukanye. So hano rero uyu nguyu mama Kanyana ashaka kumenya uwishe ababyeyi ba Iribagiza. Ese arabamenya cyangwa se ntabwo ari buze kubamenya? Ni nyuma yaho n'ubundi twabonye yuko yakomeje gutoteza Rugema, yakomeje kumukanga amubwira ati ugomba kumbwira ibintu byose, nta kintu na kimwe umishe, ugomba kumbwira wabyanga wabyemera. Niko rero uyu nguyu Cyura Inyana arimo arabitekereza, akomeje guteteza Rugema cyane. Ese kuba uyu no Cyura Inyana arimo aratoteza Rugema cyane, ntabwo biraza gutuma batandukana, ntabwo biraza gutuma bashwana, ntabwo biraza gutuma amubwira ati cyo wowe genda, ubundi nta n'ubwo ngushaka no mu buzima bwanjye, genda reba ahandi hantu ujya, kubera ko ngenda kurambiwe, ntabwo ngushaka, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ese ibi ngibi ntabwo biraza gutuma umubano wabo upfa, ntabwo biraza gutuma umubano wabo uzamo agatotsi? Reka tuze kureba neza uburyo biraza kugenda, tuze kureba uburyo biraza kugenda kabisa. Gusa twabonye ko Cyura Inyana ni umuntu wihagararaho, ni umuntu uvuga ingingo akayihagararaho. Wasanga rero n'ibi ngibi biraza gukanga Rugema, akamubwira akantu ko kandi akamubwira ibintu byose.
kubera ko twabonye ko Cyurinyana iyo yafashe umwanzuro nawe abakaze ababikomeye kabisa, nubwo hazamo ak'ubugore akarira. Mwabonye ubushize ashwana na Nyirantambaye ndetse na Fabiola yararize kabisa ngo ngo nuko ngo yambiriye umugabo ngo bakabibona bakamubwira nabi, yararize. Zani wowe guma aho ngaho ndaje. Yuko mwegerana atabishaka, nta nubwo bashaka. Cyurinyana ubu ngubu kabisa tuvugana ari kwerekana yuko umugabo we Rugema nta wundi muntu wamumutwara. Ese mwebwe badamu, bakobwa, bagore, bagabo, bahungu, mwege mugira uruno rukundo murarugira koko? murarwerekana kabisa. Muri relationship mugirana no rukundo murarwerekana rwo gufuhira umugabo kugeza naho umufuhira no ku wundi muntu ukumva wamwica, ukumva wamutera nk'icyuma. So uru ni urukundo rero rukomeje kugaragara kuri Cyurinyana. Uko bigaragara uko ariko kose akunda Rugema, kandi nta nubwo aba amwifuriza ikibi. Ni uko Rugema aba ari mu menyo y'abantu benshi cyane, aba arimo aragenda agirwa inama zo kuba yahemukira abantu. Ariko mu by'ukuri urebye Rugema n'ubundi ubona ko yifitiye umutima mwiza, Rugema nta ribi rye, nta kibazo cye, ahubwo abantu baba bari iruhande rwiwe, abantu bamugira inama, nibo batuma akora biriya bintu bibi, nibo batuma akora biriya bintu bitari byiza habe na gato. Rero abantu bamugira inama rwose, bigaragara yuko no mu rupfu rw'ababyeyi ba Iribagiza ndetse na Rurangirwa ari bo bakiri kumwe babigizemo uruhare kugira ngo ababyeyi ba Rurangirwa ndetse na Iribagiza bapfe. Ibyo ari byo byose abantu babigizemo uruhare, nibo n'ubundi bagiriye inama Rugema yo kugira ngo abice hanyuma yigarurire imitungo yabo, atware imitungo yabo. Abo bantu rero nibo dushaka kumenya, abo bantu nibo bazanavugwa ku munsi w'urubanza, dore yuko n'urubanza ruregereje kabisa. Ubu ngubu rugiye kuba, ibintu byose bigomba kujya mu bikorwa. Twahoze tuvuga inshuro nyinshi cyane yuko uyu nguyu Rurangirwa azikundira Sylvie, none byarabaye. Ubu ngubu rero noneho dusigaje kureba noneho ku munsi w'urubanza aho uyu nguyu Rugema azaba arimo araburana, arimo araryozwa ibintu yakoze bibi, ibintu yakoze by'amafuti, ibintu yakoze byo guhemuka, byo kwica, byo kugira nabi abantu, yangiza akanabeshya ibinyoma byinshi cyane, agakomeza kwirwanaho mpaka na n'ubu ngubu aracyasukwamo ibitekerezo byo kutigera amanika amaboko. Baracyamusukamo ibitekerezo byo kutamanika amaboko, ntago muri we yumva yamanika amaboko, hari abantu bakimushyiramo ibitekerezo. So rero niyo mpamvu nari mbivuzeho kugira ngo mwumve neza uburyo Kanyana akunda umugore we, Sorina ko uyu nguyu Cyurinyana akunda umugore we byahebuje, kubera ko nta kibi na kimwe aba amwifuriza. Uyu nguyu Cyurinyana akunda umugabo we bimwe birenze kabisa.
bigaragara yuko we aramuzi, ahubwo nuko yagiye ahindurwa n'abandi bantu. Aramuzi, umuntu babyaranye umwana akaba afite imyaka igera muri 20 gutyo kuzamura. Muri kumva yuko bamaranye igihe kinini. Mama Kanyana rero aramuzi neza, Mama Kanyana aramuzi 100%, aramuzi kabisa. Niyo wenda ntabwo twavuga ngo ni 100%, ariko niyo wabanye n'umuntu cyane no umugore abazi ibyawe, ni nkaho ibyawe byose ababizi. Ushobora kumuhisha ubutunzi, ushobora kumuhisha ibindi bintu wenda, ariko iyo mwabanye imiterere yawe aba yizi, abazi ngo warahindutse cyangwa se ntabwo wahindutse. Niyo mpamvu rero uyu nguyu Mama Kanyana uko bigaragara aba yikundira Rugema, akunda Rugema kubera ko kera amuzi nta mutima mubi. Ibaze yuko nawe byamutangaje yuko ari Rugema wishe ababyeyi ba Iribagiza. Nawe ntabwo yari abizi kabisa, habe na gatoya, nta n'igitekerezo yari abifiteho, nawe habe. Ni ukuvuga ngo nawe byaramutunguye. We yaherukaga uyu nguyu Rugema ari umuntu mwiza, ari umupapa mwiza, ari umugabo mwiza witonda, ufite ikinyabupfura, ugira imico myiza, ariko byaje kurangira asutswemo ibindi bitekerezo bigambira gukora ibibi gusa. Kuva aho Nyiranambara ndetse na Fabiola bagiye baza mu buzima bwe, hari ikintu cyagiye gihinduka, kandi byahindutse mu buryo buri negative, cyangwa se mu buryo bubi kabisa, mu buryo bubi cyane. So nanone uyu nguyu Nyiranambara nawe twaje kubona ko aritonda ukuntu mo gakeya, wenda bishobora kuba atari we twabishinja yuko yagize uruhare mu ihinduka rya Rugema, ariko nawe ni umugore barabanye, hari ibintu agenda amushyigikiramo by'amafuti. Abantu rero inkomoko nyinshi cyane yo gutuma yo kumva yuko Rugema ari we umugome babumva yarabitewe na Fabiola. Muzarebe neza, muzacunge neza, abantu bose iyo barimo barareba ino filime, baba bose bari kureba kuri Fabiola, bacanye amaso bavuga ati dore umurozi, dore umugome, dore iki. Ariko mutubabarire, tuba turimo turivugira kuri filime. Nyabuna ntabwo ari mu buzima busanzwe. Uko umuntu akina muri filime ntabwo ariko aba ameze mu buzima busanzwe. Ibyo bintu umuntu abishyire mu mutwe, bafana bakunzi ba filime Inzira y'Umusaraba. Nimubona umuntu arimo kwakitinga muri filime, ntimugahite mufata umwanzuro wo kubisanisha n'uko ameze mu buzima busanzwe. Twebwe rero tuba turimo turiganirira tugira ngo bitubere isomo, dukuremo inyigisho zidufasha kwitwara neza mu buzima bwa buri munsi, mu buzima busanzwe, aho tugenda, abo tuvugana nabo, abo tubana nabo umunsi ku munsi, yaba mu rugo cyangwa se ahandi hantu. Bavugira ngo bitubere isomo, twitware neza. Nyabuna hatazagira uwumva tuba turimo turiganira gutya akabigira big deal, akabigira intambara. Reka aba bantu rwose baba barimo barakina filime, ntabwo baba barimo barakora ubuzima busanzwe, kubera ko uzanarebe behind the scene ya filime, baba bakwereka filime ikinwa gute, baba barimo baritwara gute, ni ibiki baba barimo baravuga mu gihe barimo barakina filime, ibintu bitageze muri video, ibyo byose nibyo baba bakwereka. Nyine baba bakwereka ubuzima busanzwe abantu barimo barakina filime, kora iki ngiki, gira gutya. Ibyo ngibyo rero byose wabimenya ugiye muri filime, kubera ko nabo baba barimo barayikina. Ugiye kuri set cyangwa se ugiye aho bakinira filime, nabyo ni akantu wenda umuntu ashobora kuzabagezaho, akabasogongezaho akantu gatoya wenda kuri filime, uburyo banayikina nabyo byose mukabireba. Ibi ngibi rero ntabwo ari ibintu by'ubuzima busanzwe uko bakina, ko baba banameze. Dore yuko noneho hari n'abantu bagira emosiyo, bareba filime bakagira emosiyo ya danje, bakagira emosiyo ya hatari, hahandi aba yumva koko ibintu biri kuba biri seri. Nk'abantu barebye filime za Rongotane, abantu barebye filime zibabaza,
zibabaza, ubuzima bw'abantu buba buri mu kaga, ubuzima bw'umuntu kabisa buba buri kuri point ya nyuma handi aba yenda gupfa cyangwa se akanapfa. Hari abantu benshi cyane wagendaga usanga barira, nk'urugero nka filime ya Yesu. Filime ya Yesu hari abantu benshi bayirebye barize amarira menshi cyane. Natwe twarahuguye tukiri utwana dutoya tugifite imyaka nka 12 10 gutyo, twajyaga tureba zino filime tukarira cyane rwose, ariko ugera aho ngaho ugakura ibintu ukabimenyera. So impamvu rero tuba turimo turavuga kuri ino filime y'inzira y'umusaraba, nuko ari filime yashobora gutanga message neza ku bantu bakagira uburyo bitwara mu buryo kandi bwiza, apana uburyo bubi. So mukore subscribe rero kugira ngo dukomeze dukurikirane na episode Z. Zani wowe guma aho ngaho ndaje. Hano rero dukomeje kubona umucunguzi wa Iribagiza, dukomeje kubona umuntu urimo uragenda wita kuri Iribagiza cyane, arimo aramurwanira ishyaka, arimo aragaragaza yuko Iribagiza ari umuntu w'agaciro ukomeye cyane, arimo aragaragaza yuko Iribagiza nawe ari umwana nk'abandi, nubwo umuntu rwose atamubyaye, nubwo ababyeyi ba Iribagiza batagihari, ababyeyi ba Iribagiza batakiriho, ariko we arimo aragaragaza yuko ari umwana ufite agaciro imbere ye ndetse n'imbere y'abandi bantu bose, imbere ya Rugema, imbere ya Nyiranambara ndetse n'imbere ya Fabiola. Uwo ngo rero nta wundi ni Cyurinyana akomeje gukunda urukundo rudasanzwe Iribagiza, akomeje kumukunda pe, akomeje kumukunda nk'umuntu wamubyaye, akomeje kumwereka urukundo rudafite inyungu, rudafite ikindi kintu na kimwe rushingikirijeho. Ni ukuvuga ngo rero hano tugomba gushimira rwose mu Makanyana, akomeje kwereka Iribagiza yuko ari umukobwa mwiza ukwiye ibyiza, atari umukobwa wo gutesha agaciro ndetse wo kwirirwa bapfusha ubusa bakoresha ibyo bashatse. Ni nyuma yaho akomeje kurwana intambara iteye ubwoba, aho afashe abagambanyi, afashe abantu barimo baragenda bashaka ko Iribagiza azimira, barimo baragenda bashaka yuko Iribagiza apfa, bashaka yuko Iribagiza atazegukana imitungo ya papa we ndetse na mama we. Afashe abagambanyi Mama Kanyana, uyu nguyu Cyurinyana kabisa, afashe abagambanyi, arimo aravuga ati njyewe ngiye kubivuga, ngiye kubibwira polisi, kubera ko nta kuntu mwateranira umwana ungana gutya muri abantu bangana gutyo, abantu bagera mu 10, hanyuma ngo nimurangiza mufate umwana mumuvutse ubuzima bwe, mwange yuko abaho neza. Ati ibyo ngibyo ndabyanze, reka turebe rero ese Mama Kanyana noneho finally agiye gufata uwuhe mwanzuro, agiye kwita kuri iki kigaragaza yuko ari umuntu ukunda Iribagiza bya nyabyo by'ukuri, umuntu uhora umurwanira ishyaka. Agiye gukora iki kubera ko muri ino filime twabonye abantu benshi bagiye barwanira ishyaka, cyangwa se bagiye bashaka yuko ubuzima bwa Iribagiza bwagenda neza atahutazwa nyuma yo kubura ababyeyi. Aho ngaho rero harimo Cyusa ari we umukunzi we, hakazamo Mama Cyusa ari we nyirabukwe, hakazamo n'uyu nguyu Sylvie, hakazamo na Kanyana.